bari na barindwi bakomeze bazanamo ndetse n'abandi bose babaherekeje bakomeze batambuke igitore bambaye ibyera baraje bambaye ibyera we 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 bambaye ibyera baraje. Amen. Bagihagaze rero n'ubundi bagira ngo mbasabe bace bugufiya dukomeze n'izindi gahunda bace bugufiya rwose ntacyo bitwaye nta mategeko abihana hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Amen. Amasaha yagiye rero ariko ibintu byose turacunguza uburyo umwete kandi biraza kugenda neza. Amen. Kuva mu gitondo dutaramye twataramanye n'Imana mwabonye ko ibintu byose byagenze neza. Amen. Aka kanya rero abashyitsi bakomeye twari dutegereje barahageze n'abageni murabona ko bameze neza mu byubahiro byabo. Amen. Tugiye kwakirana rero ariko uburyo tugiye kwakiranamo turaza guhera ku bashyitsi baje badusuye cyangwa se abashyitsi baje batashye ubukwe muri rusange. Turabikora rero muri ubu buryo. Abera bikarenge niba hari abahari bahaguruke badusuhuza. Bashobora kuba nta bahari bahoze hano ariko ubwo kubera urugendo ari runini bashobora kuba batashye. Reka twakire noneho abera b'igisagara. Itorero ry'abera b'igisagara. Amahoro. Abera bo mu itorero ry'i Kigali nabo bahaguruke badusuhuza. Amen, amen. Tugiye kwakira abandi bantu noneho bari hano batigeze biyumva muri ibyo byiciro byombi. Batiyumvishe muri ibyo byiciro. Amahoro, amahoro. Ahimbazwe. Sizi umuvandimwe aranyibukije badusuhuza. Abera b'Irusizi Imana ishimwe. Abera bihuye abataga mu maso y'Imana bihuye. Amahoro, amahoro. Hanyuma uyu mwanya wundi tugeze ziteranira. Murakoze cyane twishimiye gutaramana. Twari twatangije indirimbo zo mu gitabo abageni ntago bari bakahageze ariko muri aka kanya dufite korali. Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa 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 Yesu niho twaruhukiye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye ku musaraba wa Yesu natuye imitwaro ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye 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 ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye. Murakomeza kwihangana twatinze ariko ikintu cyatumye dutinda kuri gahunda ya invitation twari dufite doti yagombaga gutangira saa 3 ariko nk'uko mwese twari turi kumwe hano mwabonye ko twagejeje saa 7 doti itaratangira kandi ibintu byose byari bikeneye gukorwa.
ariko nanjye nshimye Imana kubw'ijambo umuvugabutumwa tugejejeho. Birashoboka ko waba waje utashye ubukwe ariko ukazaboneka no mu bundi bukwe twahoze tubwirwa n'abaririmbyi. Duhe Imana amashyi n'impundu kubw'ijambo ryayo. Murakoze. Ibirori rero birakomeje, ntago turasoza. Mbasaba no gukomeza kwihangana kuko umwanya mwihanganye n'usigaye we ni wo mutoye. Amen. Adrien, uranezerewe? Tumeje kumva ibiganiro bigiye bitandukanye kuko hano twagiye twakira abashyitsi mu byiciro. Twagiye tubakira mu byiciro bigiye bitandukanye bitewe n'aho abantu baturuka, ariko hari abantu ndimo kumva bagize amatsiko, noneho n'abandi twabanye mu gitondo bari kwibaza ibintu byinshi nabo. Sinzi umuntu habamo gushidikanya, ariko ubwo niko umuntu aremye. Siko bimeze? Ngo bari kubona Esteri yahindutse. Ngo barimo barabona Esteri yahindutse. Ngo ntago bari kumubona neza. Ubwo rero kuri izo mpungenge abantu bafite cyangwa se impaka barimo kujya, ubwo urumva hari abari bahari, hari n'abaje nyuma. Ndagira ngo wigire hejuru, noneho uraza kutwereka Esteri turebe ko ariwe twabanye mu gitondo, noneho n'abandi baje badusanga mu birori nabo bamurebe. Amen. Urigira hejuru rwose. Uyu munsi ni uwanyu, mwisanzure nubwo turi kubara amasaha, ariko ni uwanyu rwose. Nidushaka tugeze na saa sita z'ijoro. Amen. Ntituri hano kubwadiriye na Esteri? Siko bimeze yemwe? Tubareke rero bisanzure, uyu ni umunsi wabo. Adiriye rero mbere yo kutwereka umugeni, n'ubundi araza kubanza kumwambika impeta kuko uyu ni umunsi wabo. Bisanzure rwose, pare na marene bari hafi aho ngaho babafashe iby'ingenzi. Amen. Adiriye sinzi niba hari n'ikintu amubwira. Pare, tuguhe mikoro umufashe. Pare, urafasha Adiriye niba hari icyo abwira umugeni, ariko nticyabura. Uyu munsi aba ari uwabo nyamuneka. Adiriye buriya afite ibintu byinshi mu mutima we, byanga bikunze ntiyabura icyo atubwira. Ndamubwira ko mukunda. Yego. Kandi ko uko tugiye kubana hano mu isi, ibyishimo mfite nuko tuzabana no mu ijuru. Mbega amagambo meza. Ngo bafite ibyiringiro byo kuzabana he? Babikesha iki? Dukurikije uko umwigisha yatubwiye, kwizera Yesu byonyine. Esteri nawe rwose arabitunganyije rwose. Imana ishimwe. Gashyiremo neza rwose. Uwo ni umurunga w'iki? W'urukundo. Amashyi menshi nyamuneka. Amashyi. Esteri nawe buriya hari ikintu kiri ku mutima we. Marene yamufasha, pare abahe mikrofone. Esteri buriya nawe ku mutima hariho byinshi, ariko aratuvunguriraho. Nanjye ndamukunda kandi mfite ibyiringiro ko tuzabana no mu ijuru. Ijambo ry'ihumure. Imana ishimwe. Ngo nawe bazabana he? Ni umugisha ukomeye kuba wabana n'umuntu hano mu isi, ariko ukaba ufite ibyiringiro bidakoze isoni,
yuko muzabana no mu bundi buzima bw'iteka ryose. Adire rero agiye kutwereka umugeni, noneho dukomeze n'izindi gahunda. Yego rwose. Gake. Utyo. Aho rwose. Esther yamwenyuye. Amashyi menshi cyane. Mwabibonye ko ari Esther? Abantu baje nyuma Esther mwamubonye? Ko yabaye inzobe cyane. Esther wari igikara. Esther ngo yabaye inzobe cyane, abantu bari bamuyobewe. Ariko Imana ishimwe ubwo tubonye Esther. Adrien nawe arabihamya adashidikanya. Amen. Ibirori rero birakomeje. Ubu turi mu gitaramo cy'umugoroba. Sibyo? Turi mu gitaramo cyande cya Adrien na Esther. Kandi uyu ni umunsi uba rimwe mu buzima bw'umuntu. Ubwo rero kwitanga kuri uyu munsi nta gihombo kirimo ku bantu mwese muri aha ngaha, ni ukuri Imana ibaho umugisha. Ubwo rero Adrien na Esther n'ubundi mu byubahiro byabo barongera bace bugufi, na pare na marene babe baruhuka, baba bakoze byinshi kuri uyu munsi. Muri aka kanya rero igikorwa kigiye gukurikiraho, tugiye kwakira korali y'abera b'i Kigali. Where